barwanira ubusa nta harabasiga ubuzima kandi n'abavandimwe bacu batubabaza kibazo nuko bari kwinjira no ugiye kera byageze mu baturage iriya ntago ari intambara iriya ni itsemba none se ngaye baza drone heka ibiro hafi 700 ibaza niba yarashe ngo yitumye ngo igenda yamirasa imitwe y'abasivile gusa ababyeyi abana iki ibintu ni ndengakamere n'ubugome ndengakamere kandi tunagayawa na bene wacu babashigikira buriya bwicanye ejo bundi nabonye space numvise space banani bakoze ba mahoro uriya wo muri Amerika yari kumwe n'abagasto n'abandi bantu benshi baya bavuga nyine ukuntu akaga katakemera ko ngo nyakwigendera yapfuye nakagaraye kavuga nyine ati ntabwo makanika yapfuye ni imitwe yanyu ko murabesha ati nimba yarapfuye nimuza n'umurambo tuwurebe ngaho ibaze nk'ico kintu wa turikaye mu ndumu prime nese mbwiza ukuri ari umuntu wambwiye ngo kumeza ngo mwebwe muzamunywa kawayini cyane gasembuye kandi icyo ntari nzi nuko kari gasembuye bigeze ukanywa cyane tubagaza badukorezamo gutya intuze akabiswi tagara akabiswi arakandi kabora guti kari kumwe rubagaza bakoza ko Karistia ako noneho mu rugo ni bambona barumigwa nibagiwe kanisa naribagiwe zabaye byinshi mu mutwe none sinzoga mwebwe mwega ntacaha niyo myemerere y'idini umva nimime umumera bagaza banywa ibyo bituma ese umumera bazakora muke ni ibigori bagira ni ibigori bareka bikagondora bikazana n'utuntu bijabitse bijabitse biba ese barabanza bakabija bigasa n'ibiri kumera noneho bakabikuramo cyangwa se bakabishira nk'ahantu bigasa n'ibintu biri kumera nyine bizana twa tuntu tw'umweru hanyuma noneho bakabisekura bakabivanga n'ifu ya horore uwo ni umumera agashyiramo n'isukari ariko ngo uzusindisha niko murase kumumera mwarese maji ngo uzusindisha iyo umaze igihe ariko iyo ukiri umutobe natwe twara nose hari nk'ikintu usomera cyangwa muzamu gutomera gusa ndacho usomera no kugotomera gusa niko ku muntu nyine azamwa kawuzi urayizi ese wanjanye oya turi mu idini kumera ndagusuje nkwifurije igitondo ciza y'ubukeye ndetse n'abagorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye dusohoje abantu bose bumva ururimi tuvuga abanyarwanda abanyamurenge abanyamasisi abarundi ndetse n'abakunzi ba Ineza Live TV namwe turabaramukije cyane abari muri Afrika yambu abari hanze hello mumeze neza duhaye mpore abanyamurenge aho baherereye muri rusange abari mu bihe bigoye bose abanyamurenge bose batarutugara tubahaye mpore mu bihe bigoye bari gucamo mwihangane cyane ntamvure dahita nta nijoro ridaca icyo ushoboye gikore ushoboye gutabara tabare ushoboye gutanga umusanzu awutange byose nabyo biruzuzanya uyu munsi rero nkaba nasuwe n'umubyeyi mwiza cyane witonze ucecetse ariko araza kuvuga aho rikera umugani wa mugabo ngo buraje guca wamenya ndagira ngo twakire utubwire nimba ushatswe utubwira nimba aho ushatswe wivuge mu kinyamurenge muri makeya hanyuma dukore ikiganiro tuziranye niko kwiza karibu cyane murakoze nishimiye kuba ndi hano ku Ineza Live TV nitwa Zahabu Disi ndumusinzira aho mwishwa bahiga kabashatwe mu basizana abagorora basizana barankosoye ubushize naravuze ngo basizana ngo babagora abagorora basizana okay nkaba ndi umudamu mfite umwana umwe murakoze iwanyu ruguru ntaho mwigeze mu iwacu ruguru ni mu Minembwe ku Runundu mwari muturanye natwe y'ubukeya abanyaminembwe zaha turakwishimiye kandi turakwakiriye asante ngira ngo iyi ni inshuro ya kabiri ugaragaye kuri Ineza Live TV usibye ko nanje nzanje iwanyu ni ibisanzwe bikoranire kabza bindi byo guhahirana mu bihugu Zahabundi Janvier bameze bate tumeze neza cyane barakomeye barashima Imana nabonye mwiruka wa gute ngazantu atari hagufi
tugeze kure kubera Imana turacyagera kure. ngayibwira abakunzi bawe bagende bagukandireho Uko ndi babumva barangira baje gukanda bagende kuri Janvier and Zahabu TV show. Ni famille, ni couple, muzayikunda ndabizi. Tuganira nyine ibintu byinshi bigiye bitandukana. So mugende mukore subscribe, share, comment. Muzaza munadukurikira cyane. Turacyari bashasha ku mihanda. Ariko mugerageze kabisa. imihanda ifitwe n'ibihumbi hafi bitatu uko nibasha basha meza tageze n'umwaka bari mikeya cyane. Nzambona ibiganiro byawe akenshi niwe muyobozi niwe uzutangira wiyegereza abantu. Niko kazi bamaye. Umugabo byagenze gute cyari ko ntamujyamiye iwe yamuhahaje waramuhaje cyane. Oya biriya nije wari umenyereye nije waje mbere ye nje ayo mezi 5 tumaze yaje ansanga. Noneho wamumurekera igiti yandekeye igiti ahubwo cyo kwiyegereza abantu. Ese umugabo se mutwe w'urugo niwe mutwe w'urugo ruriyaga ni urugo uzareba urugo umugore atashatsemo ko umuntu yinjiramo. Urugo umugore atashatse ko yinjira umuntu nk'umuntu umugore atashatse ko yinjira aho hantu biragoye. Ariko umugabo muri abana babisha muzamutse abantu bakorogana kandi bari inshuti. ya gute mugende mushigikire Zahabu and Janvier TV show. Kara kazi namuzo gatekerezo mukagabanye ijambo ryabaye rinini ni rinini. Abbreviation twazishizeho umuntu yasacinga akazibura akazi ibintu bigambo nyine uzorekere ribi ry'umugabo nanone kamashira niryo ridukujije ze nabura rigukujije. Ariko nabonye sabu zaziyongera. Turabishimira Imana nta mutima mubi tafitina sandi kabisa tafitina kabisa. Kandi turakwishimiye kuri Neza Live TV. Tukagenda unagiye uzoza ugaruka nejo nzaza nejo uzogaruke nejo bundi uzogaruke uzoza ugenda ugaruke. harya uri umunyakiziba ni urumva twakundaga kuhagera cyane nari umukatolike. Oyaye nari umuturika ariko twagaza dukunda ko batwita. Ese mwageza mubanza gucya nagute haje Jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Yo ndasiga ejo bundi twari kukiriyo nyine hari umugaturika waguye ruguru ejo bundi. Yewe nabonye ikuntu bari ko basenga. Tukicara tugahaguruka tukicara tugahaguruka. Twebwe twari tubishoboye cyane. Ni kuri nyine mu bamwe. Ari gihe twabaga hari ukuntu usanga hari abahereza ariko babitaga indereramana n'abasindikizi ugasanga turahagaze kugeza amateraniro asoje misa. Timuruhe duruha gute byabaga ari ibintu nyine twamenyereye kuva mu bwana. uba warabaritswe katolike ariko twe tutarabatizwa. Mwendagira ngo ku gahanga mwese ku gahanga uzubarikwa ukanabatizwa ukiri mutoyi ku gahanga ariko mu mazi no baba kubatiza ni gutya mu mazi mu mutwe. Nase singe muzambwira ku gahanga namaze kubyibagirwa none ni ku gahanga bagaturika no muzambwira. Oya ntaga ari mu gahanga ni mu gahanga bagazavuga ngo bazahigira cyangwa agashoka ni ku gahanga naho kugeze bazaga badushira mu mutwe gutya umurambi abantu bari biyandika biraga barabeje. Abagaturika ni ku gahanga wa natwe twabanye nabo nawe se ko hari igihe bashiraga mu mutwe mu ibase gutya hari ukundi babyitaga ariko mwege ni ku gahanga. Twebwe abaporo nitwe tuza twinuka mu mazi menshi ariko mwebwe ni ku gahanga. Ariko namwe nyine ari umwana wa musimamizi ni nko kuvuga kapasiteri I think kapasiteri. Ese naye mwembwira padiri ese ni padiri hari musimamizi hari padiri hari mongozi hari ya papa hari ya nibonye ba padiri banyamuntu baza bashaka ariko bakabyara. Aya na yandi makuru ayaye tubanza dukomoze kwikanisa kwidini ryanyu tuzidini je sinzambishaka kuzinjiramo cyane ukamusanga ngo uriya mwana ngo baza bavugana wa padiri kandi padiri akamubaho ngaho nyine akaza tubesha ngo ntabyo abagore ejo bundi nabonye cyozi naba niyenda na hari aba padiri cyangwa abamansera anytime bakabivamo ngo bashaka abagabo akaba padiri nyine ariko akazagenda acengera nyine hirya
aguma kurera aho hirya ariko Ubu nyine- ntiyamuwe ubu nyine n'udafashe n'izina n'udafashe arufashe nka n'unyeganyega kwa kundi uvuga ngo umupasiteri ariko nyine nawe uraho sha nyine. pasiteri bacu barafashe b'abaporo Mm. barafashe si bose n'ikintu gace kabaga ntimuza mujana kure naco Eh, ko turavuga ikanisa ryanyu umwega kika ry'abaturika, bivuye mu ndu mu prime ndumuri nese mbwiza ukuri hari umuntu wambwiye ngo kumeza ngo mwebwe muzamunywa kawayini cyane gasembuye kandi icyo ntari nzi nuko kari gasembuye wigeze ukanywaho cyane tubagaza badukorezamo gutya intuze akabiswi ntabwo ari akabiswi akandi kabora gutya kari k'umweru bagaza bakozamo ko Karistia? noneho Wari- mu rugo ntibambona barumigwa wibagiwe kanisa naribagiwe tuzogutera. zabaye byinshi mu mutwe none si inzoga mwebwe mwebwe ntacaha niyo myemerere y'idini umva umumera bagaza banyweye ibyo bita umumera ese ubumera bazawukora muke ni ibigori bagira ni ibigori bareka bikagondora bikazanamo utuntu tw'utumera bijabitse noneho bijabitse barabanza bakabijabika bigasa n'ibiri kumera noneho bakabikuramo cyangwa se bakabishyira nk'ahantu bigasa n'ibintu biri kumera nyine bizana twa tuntu tw'umweru hanyuma noneho bakabisekura bakabivanga n'ifu ya horore uwo niwe mumera agashyiramo n'isukari ariko ngo uzusindisha niko muraseka umumera mwarese manje ngo uzusindisha iyo umaze igihe ariko iyo ukiri umutobe natwe nose hari nk'ikintu wosomera cyangwa muzamu gutomera gusa oya ntacyo wosomera no kugotomera gusa niko ku muntu nyine azamwa kawuzi urayizi ese wanjanye he oya turi mu idini wanjanye umumera turi Garuka kuvuga maji. nyine turi kuvuga imico ya gatolike ni myiza pe sibyo ntabwo ari mibi ni myiza turi kuvuga nyine ubuntu mwagiye mugira ukuntu idini ryanyu riba ibo hari ukuntu nyine bavuga ngo umwegake ntusinde wari kumwegake kunywa barabyemera ntumwe ubishoboye ntamwe ariko utabishoboye anywe gake kubw'inda zabo zabananiye niko Paul yavuze mumwe gake none nimba byanditse muri we gatolika zigenda cyo ku murongo kandi gatolika izi jambo wa narabumvishije nk'abayisilamu bazi abisilamu no bazi ijambo bimwe bikomeye reka tubanze twihanganisha abantu bari za Minembwe ejo habaye kuraswa kwa drone nariko mbona nyine abana bava ku ishuri birukanka ababyeyi bavuye mu mirima abandi bavuye hehe ni drone ngo iyo drone nyine hari ngo yari yagize barabanje razunguruka umwanya utari mutoya harya kari agace kitwa gute kiziba yarabanje aho indege zinahagurukira baranahatwitse twihanganishije abanyamurenge bari hariya yewe izo story nuko bihanganisha hari ukuntu ndi mu gutekereza ku bintu cyane bireba nkumva nyine umutima wanjye ntutuje ni ukubihanganisha wa abanyakiziba n'abanyamurenge muri rusange n'inshuti z'abanyamurenge tubahaye mpore nyine ejo ku byababanyeho iriya drone yakoze nyine amabara sinzi ukuntu abantu bari buze kubwira muri bino bihe sinzi ikintu sinzi kabisa solution ni ukugwana ngo ni uguhaguruka nyine tugakora nyine natwe tukagira ibyo dukora amasengesho twarayasenze ni ukurwana kandi cyo kwirengera ni ukwirengera ingaruka kubera ko iyo barwana ntabwo barwanira ubusa hari abasiga ubuzima kandi ni abavandimwe bacu batubabaza ikibazo ni uko bari kwinjira iyo ugiye kera byageze mu baturage iriya ntabwo ari intambara iriya ni itsemba none se ngaho ibaze drone iheka ibiro hafi 700 ibaza ahantu niba yarashe ngo yitumye ngo igende yamirasa imitwe y'abasivile gusa ababyeyi abana ibintu ni ndengakamere ni ubugome ndengakamere kandi tunagayawa na bene wacu baba bashigikira buriya bwicanyi ejo bundi nabonye space numvise space banani bakoze ba mahoro uriya wo muri Amerika yari kumwe na Gaston n'abandi bantu benshi baya bavuga nyine ukuntu akaga katakemera ko ngo nyakwigendera yapfuye
nakagaraye kavuga nyine ati ntabwo makanika yapfuye ni imitwe yanyu ko murabesha ati nimba yarapfuye nimuza n'umurambo tuwurebe ngaho ibaze nk'ico kintu wa abantu b'abanyamurenge bazi ukuri bazi ikintu uko catangiye nuko kimeze none se umuntu yaraswa na drone mukavuga ngo murashaka umurambo we ubu umuntu yagongwa n'imodoka kuri kaburimbo ukifuza kubona umurambo we ni utugufwa gusa ugenda ubona iyo ibyo bari kuvuga byabaye byose twakwishima iyo byari bibaye ibyo akaba hari nk'uko bari kubivuga nabonye space yabo bari barakaye bavuga ati akaga mwaradututse igihe cyinshi mwaradupfobeje igihe cyinshi iki nico gihe natwe Gaston Tomuzi Tereze wa Yesu ati noneho nimba ari ugutukana mureke natwe dutuke ziriya mbuga yarakaye mu mujinya mwinshi cyane ati bano bantu bamaze gukabya bamaze kurengera abanyamurenge ibihe tugezemo nibyo gufashanya nibyo kumva ibintu kimwe aho unaniwe undi akagufasha tugasengera umugozi umwe tukareka biriya byo kugira byo kumva ko biriya bintu bitabikorwa kandi koko barabizi ko yabikorwa ubundi kiri ikintu kubijyanye na ide yanjye ntabwo umuntu muzima bamubwiriza ikintu kizima cyo gukora iyo ufite ubwenge iyo ufite ubumuntu iyo ufite urukundo iyo ufite ubumuntu muri wowe kuriya kuja hariya bakabatuka ukavuga ngo nimbwa niki njyewe ntago numva ko bikenewe si bikenewe kubera ko nimba umuntu abaye ikirumbo mu muryango nawe ntago uhita umera nkawe utangira umutuke utangira ugira utumukurikiza amagambo mabi ahubwo umukurikiza meza kugira ngo agaruke ikindi kandi iyo umuntu kera yabaye ikinani haba hariho ingamba zindi nyine ukamwereka imbuto nziza sibyo nawe kugenda ukamwereka ikinyamurenge ukoresha ni ciza wa asukura umunyamurenge nyine wuzuye ngo uyu muntu yabaye ikinani yabaye ikinani nta mpamvu nawe yo kumwigana uramwihorera ukamusengera Imana gusa ukamwigisha nta kindi twabakoraho kuko nimba umuntu ahisemo ngo shigikiye abari kumara ubwoko wamugira ute wamukora iki usibye kumubwira yakwanga nyine ugatuza ariko bari mu gushinyagura umuntu akumva kabisa ubwenge burashize cyane ukuri ucurira umurambo nguko intwari kuvuga gutyo ngo nimba yarapfuye ngo umutwereke umurambo mu mazi ikisi birababaje cyane hari ibintu bimwe biba byarenze umuntu bitabyishiraho nzishyiraho bikaremerera umutima ku buryo mba numva umwanya umwe nkabyirengagiza kugira ngo ntaja no kwiruka hano hanze kubera ko birarenze kuvuga ngo umuntu ntiyapfuye mwari muzi akamaro yari afitiye ubwoko mwari muzi icyo yari avuze mwari muzi icyo yaharaniraga yari yarasize ubutunzi ubwo uko impamvu bari kubivuga ni inda ziri kubakoresha ko ntago wavuga kuri ntawe uri kuvuga kuri atahawe amafaranga rero bariho barasize bakaja guharanira ubwoko uburenganzira bw'ubwoko birababaje tumvise ko nyakwigendera yavuze ngo amafaranga ngo sinorya amafaranga ya leta ihayica bene wacu ngira amahoro ngo nta mahoro nogira ngo yaba basi ngo bene wacu bari kwicwa n'abandi bantu atari leta mbamo ngibaza ngo ko ndi muri iyi leta ikica bene wacu hanyuma ikaza impemba nawe yishigikiye n'abari inyuma of course ubishigikiye nyine umuhanzi witwa Garasura muzi ndamuzi wumvise ejo bundi ibyo yavuze cyangwa ntiwe bibyumvishije ibyo nyine nibyo bindi by'ibinani hari nk'icyo wamuvugaho gitoya uranyikira mu kubera ko iyo tugiye muri ibi bintu turi kuganira kandi tunatanga pole merewe nabi cyane nigenda numva nsa n'uwarwaye kubera ibi bintu ihangane hari nk'icyo wamuvugaho gitoya kubera kuri message yatanze ejo bundi ni muri bya binani twahoze tuvuga kare nta kintu wahindura ku bwenge bw'umuntu n'imitekerereze yiwe sibye kubagaya gusa tukabateza Imana nta kindi kubateza Imana nta kindi kabisa kuko umuntu mba yafashe decision yo kuba umwicanyi yo kuba umugome yo gushigikira ubwicanyi bugiye umufatanya cyane ntuzi mu Rwanda azavuga ngo umufatanya cyaha n'uwakoze icyaha bose ni bamwe igifungo kigomba kungana kubera ko uri ijisho rya mugenzi wawe nimba ubonye hari umwicanyi ukamushigikira
bivuze ngo nawe cya gikorwa nubwo utafashwe umupanga cyangwa se imbunde ariko mu mutima wawe wabifashe already wamaze kwica ngo rero nta kindi twababwira gusa usibye ko twabagaye nubwo umugayo wacu ntacyo wabahinduraho ubundi ko ifaranga arizo zirenze ariko umuganga w'ababyeyi ukomeye umugayo w'ababyeyi umugayo w'ababyeyi ngo n'amarira y'ababyeyi ngo ibyo bintu bibiri ngo biba bikomeye cyane ngo urabona ngo ababyeyi bari kurira binginga Imana ati Imana duhindure bino bihe amarira yabo agashoka akagwa sha icyo kintu ni umuvumo uteye ubwoba Imana nubwo atari nkatwe ngo ihaniraho ariko twakayisabye igahaniraho pe Imana igira imbabazi igira imbabazi igira nuko ikora ibintu byayo kandi nyine hari umunsi gato uzoca ku ntebe twese ibyawe bikama byandikwa nyine ibyo wakoze byose baza bavuga amakomantere ngo hazaba hari screen ingana nuko ngana hazaza hamaza screen ingana na 8 ikibazo ni uko uzi impamvu se abantu tubyorosha tugakora amakosa twirengeje ko ibyo bizatubazwaho nuko ari mu nzagihe hari igihe nyine tutazi bizaberaho ariko iyo bari ikintu bavugaga ati ninkora iki kintu mu kanya kirangarukira niyenda twagira discipline tugana ku musozo ibihe turi muri ibi bitatworoheye ariko nagiye mbona n'abandi bagore bagenzi bawe basa n'abaja mu bihe bitari nka byiza tugenda tubona amavideo yabo hanze ndagira ngo mbikubazeho nyine ni abagore bagenzi bawe ndagira ngo mbikubazeho tugana ku musozo twagiye tubona abagore bagenzi bawe bagenzi banje nyine abagore bari nkawega kandi b'ababyeyi twagiye tubona amavideo yabo hanze jewe nabonye ane bagize gute ubwambure bwabo buri hanze kandi ari abagore bafite abana niba ndabamenya ahubwo dore ngo reka zonyereke reka nkwereke sure reka nkwereke mashi none saho batabwenge ndabashaka higa ndagira ngo numve ico bavugaho na message reba hano arareba oya reba hano kurumva reba hano nyine wambabariye ko ndashaka ko numva icyo uvuga kuri aba bantu reba hano ino foto wayibonye ntago ndi kubona neza wayibonye nese okay uretse nkwereke nyirayo nguyu uyu muntu se ko nzamubona ahubwo okay ntumubonye hano Kasarani aya Matopeni Gedurayi nyine ariko azagerera ngino kandi ni umuyombe azana byina n'ibisirimba cyane urabona ataramuze nkawe afite avuka afite ashatswe afite abana bamukomokaho ndagira ngo uyu mubyeyi abameze nk'uyu mubyeyi bagire message twamutuna so iyo foto ko yarabizi kwiri gufatwa tiyishuwe se yarishuwe nize faranga zihwanye n'umubiri w'umuntu $50 $6,500 by'amanyakenya $50 ubu nyine iri mu magufwa no kuri kwimana $6,500 wowe ukaguhembwa ejo bundi nangahe wa $50 n'amanyakenya ngahe nandarengaho makeya agatuma isi yose kubona gutya kwinza riri mu magufwa se tuyeguhe nabwire tuyeguhe se nawe ukora ibintu bitangaza aba bantu bitwa ba debut nibo ngo bakene ngo umuntu bango $50 ngo maze ngo bakore ibintu nk'ibi ndashaka rata ndashaka umuntu nk'uyu ugira icyo umuvugaho gitoya dusoze wa none se ni umubyeyi mugenzi wawe n'afite abana iyo umuntu afite uburwayi ubumuga bwo mu mutwe none se wirirwa umutaho umwanya umutindaho umugaya ushaka iki mugenda akamesaje nyine nubwo ntaco kamuhinduraho akamesaje ni uko mbere y'uko umuntu yambara hari ubusa mu mutwe niho haba hari ubusa cyane niko Perezida Kagame yavuze ngo sibo ngo ni imitwe irangaye none se umutwe urangaye wakora ibyo ushaka byose ndashaka kugira message abantu nk'aba babwa ifaranga bagashukwa bakerekana ubwambure bwabo nababwira iki
ushaka nagenda yambure none nese man ubwo none se ko umuntu yatinyuka gukora ibi bintu biteye isoni none se mbere yuko ukora nk'iki kintu wakagombye kureba inuzi ingaruka zabyo ntago waha umuntu ifoto se wa muntu uhaye ifoto ndakubwiye ngo nje ni ifoto habe niyo umugabo wanjye ntago nayimuha kandi se yo gusaba ashaka iki yaramutse tutabana ese izimufasha iki ifoto jewe ahubwo wozana aho ngaho bakatubwira naje nkumviraho ko bino bintu nagomba numva kuri ngo ntabwo yaje kuri kamera kandi nzambona apostinga ibisirimba kuri nani yiwe kuri platform yiwe imwe habyo ni ibisirimba ntago twagira intambara za ruguru ngo tugire neza abantu bafite ubwenge buke nyamara abandi bana bari mu byashara uri mu mandazi sawa komeze batera imbere nababwira $50 kuri ayo ifaranga zikeya biratangaje birababaje ifaranga zitari zikeya $50 ifaranga menshi uzige mbere ukakuyakora aho ngayo igihe kitari gitoya twese nuko ariko kandi ariba birenze nyine biriya bintu ngiye ntabwo nabitindaho cyane ufite ubwenge nakora ibyo umuntu ufite ubwenge udabifite nawe ntabwo twakwirirwa tumutindaho ko biriya bintu ntabwo bibereye umubyeyi zahara reka tugushimire wa kumirwaga kwabaye kwinshi cyane dufite ibibazo biririya byatumye twumirwa ndi kukubwira ngo ntabwo abantu bokwirirwa bareba abantu bari gupfa ngo n'abandi bari kwiyambura ubusa ku bushake bwabo ntawe badaraje ntawe bagize gute ntawe bafashe ku ngufu ejo bundi nabonye kwiyambura kubera ifaranga umuntu umwe yaravuze ngo akazi karahari tuzi mufite amahirwe bino mutanze buno bwambure bwanyu mufite amahirwe ngo M23 ntituma tubavugaho none ni wa mugani ntigeze tuma tubavugaho kubera ko duhugiye mu bihabera iwacu ntabwo abantu bopfa bazira akarengane ngo n'undi nawe apfe ahaye azira ubwenge bwiwe wenyine ngo nimara tumutindeho nta n'ubwo uwo mwanya wakagombye ahubwo umuntu akorera ifaranga mu buryo yifuza nta kibazo niwe biramureba cyane ni amahitamo yiwe ariko icyiza ni uko umuntu yakuramo ku mufuka tuzi ni twinshi twese tunaniwe kwikora ibi ariko kandi mu mutwe utekereza ukareba se ariko dikiwe ahantu bahavuga ngo reka ndi mwiza ngo mancuruza ubwambure bwanje niko yazavuga nufite ariko diki ahantu ahubwo waruga purenge abantu nabo bakumye nakumvisha muri telefone y'undi muntu ngo ndi mwiza ngo abahungu ngo bangirira irari ese irari riba rimeze gute umuntu azamagira undi irari ngo nyereka tubareke gusa dufate isengesho dusengera ab'iwacu nayo ibibindi n'ibyigihe gito tubasabire cyane tubafashe ubushobozi bwose dufite abafite ama-YouTube channel bashaka kuvuga babivuge kugira ngo uniyende ubutabera buboneke cyane n'abambara ubusa nababwira iki katugushimire wa abakunzi ba Neza Live TV twari dufite umubyeyi w'umushitsi koko eje nawe avuye ari amakuru yanteye imbeho urebe uziko ari amakuru yanteye imbeho sinzi uko byagenze kubera ko nimba ari umuntu nzi ugira morale ni wowe none nsigaye ngira isoni sha izo ni ziki babuja tubona ko nagize isoni sinkivuga amagambo yarashize wa amagambo yarashize zahano kuri wakoze kubana natwe bakunzi be Neza Live TV mugende mukande kuri zahabu umwe subscribe umushigikire nawe no muntu wacu mbije ufite indangagaciro za kinyamurenge kandi nawe turakagandagira ngo sinajyaye bagende bago supporting kagara sindabura ubwenge kuba nakora ibyo bintu kabisa ubwoko nabakagara mu bindi by'amafuti gutya na bino byo gutanga amafoto zo bakagara cyane ariko ibindi bizuzaba ariko mu ubwoko bwanjye uzaba AFC twirwaneho ariko twebwe no kwaramutsa dutangiye wa AFC twirwaneho M23 turabaramukije cyane mu inshuti zacu mu inshuti zo ku mutima bamwe turatuvugana turabakunda cyane kandi murabizi si ibyo kubwira ngo mwe mukomeze mubane natwe amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi ibiganiro zacu nakagaruka ciao ciao bye bye kabisa